umwangareyo kubera ko mwakoze gutya uretse gusa ya task force yashyizweho yo kugira ngo ijye ku mbuga nkoranyambaga yatake Radio DC abafana bari aho ngaho bajya bamamaza inkweto z'ibinyurane bacuruza. Hari umuntu ukunda Reyo by'ukuri ukunda Reyo by'ukuri ushobora kuvuga ngo aba bantu bangareyo koko impinduka twifuza muri Reyo niziganisha habi cyangwa nizifasha ubundi aba Reyo bukuri. Hari umuntu twahuye n'umugore arambwira ati aba Reyo bukuri bazi Reyo bakunda Reyo bakunda Radio DC kuko ahari ikibyimba irahakanda ikacyoza kandi mu murongo mwiza wo kugira ngo ikipe barambwe bati abareyo twebwe bukuri twemeye umuntu bita Sam ati kuko mu rugamba twari kumwe yaradufashije rw'impinduka pe ati abandi ntibakubeshye niko barangazwe rero ntibarangazwe n'abananiwe kwiyakira barwaye trauma basambira ku bahisi n'abagenzi bashaka abo biyahuraho bagwa kuri uyu yabitaza bakagwa kuri uyu yabitaza bakagwa kuri uyu yabitaza bakagwa kuri uyu bashaka basarira ku bantu. Ibisazi rero buriya birarutanwa. Hari abasazi bahuye ari babiri bahoze ari bazima bose baza gusara batuye muri quartier imwe bukeye barahura umwe atari ko bambwiye ko wasaze ndatoya atari ko ahubwo bambwiye ko ari we wasaze noneho umwe ngo atora akabuye hasi aragapfumbata ati niba barambeshye utarasaze ngaho mbwira mpfumbase iki urumva yatoye akabuye akareba mugenzi we akareba ati ngaho mbwira niba utarasaze mpfumbase iki undi ati nakabonye ati si imodoka supfumbase ati nayibonye ni imodoka upfumbase mugenzi we ati nuko wayibonye nyitora ubwo bose bari abasazi ati nakuvumbuye wayibonye nyitoragura nyipfumbata ati niyo mpamvu uyimenye birangira bose ari abasazi. Rero hari igihe wisaza uzi ngo ni wowe wenyine ufite ibisazi ugasanga hari ababikurusha. Wanshirami iki gihugu ni amahoro kirimo abantu bazi ubwenge bwinshi cyane bareba iyo ugezaho winjira muri business z'abagabo zabavunnye igihe kirekire zikaba zigeze aho zigera ugatangira kuvuga ngo abafatanyabikorwa my friend Nyagahene na nyiri Radio DC ahakorera ntahakodesha ahatuye ntahakodesha imodoka agendamo ntayikodesha afite ubushobozi bwo gutunga abakozi ba radio na TV10 imyaka 10 nta mufatanyabikorwa wamamaza hano abahemba ukwezi kurangiye ntabwo ahuzagurika nkawe fata ikipe y'abanyarwanda ukayitoba ntabwo ahuzagurika umuntu wese uza kwamamaza hano azi impamvu ihamuza azi ko ariyo radio yumvwa n'abantu bose ntabwo nawe nabonye muri iyi minsi nta kazi ufite uzafata umwanya uzenguruke ende dufite akazi ubu ngubu wivuze waba ufite akazi ukabona umwanya wo kwirirwa uvuga ubusa usambira ku bantu bose uzafata umwanya uzenguruke wumve uce mu makaritsiye wumve radio abantu barimo bumva ubone kwibaza ku mpamvu abantu bamamaza hano ntabwo ari abasazi bazi ubwenge ntabwo ari abasazi nkawe ibyo bakora barabizi so mu byo wakora byose wakwataka Karenzi Taifa wakwataka Kazungu ariko kwataka aba bataramu kwataka ikigo ukurenga umuti nubwo nanjye dukorana ariko nanjye ndabatinya sinaza muri 18 rwose umutaramu ni umutaramu wanjye ariko kwishyira mu rukiko byo biragoye kwishyira uyu munsi aba bataramu nanjye mbatinya ku erega iyo ucokoje igihugu
cyacokoje Amerika ni ikihera ni hari wabitenyuka se nuza vita vya ni Somalia oya yarabaye hariya muri za Barabu hariya muri za Arabia Saudite ni ryari harya ati sina moja uravuga se igihe cya Saddam Hussein cyagiye cya vita ya Guba vita vya Guba ntabwo yacokoje Amerika ikibazo cyabaye kuyicokoza igihe ariko arababwiye ati uramenye mutajya hariya kugira gute kubuguza ikindi gihugu igihe cya makombora skad we ajya gufata Kuwait aravuga ati Kuwait ndayifata abataramu bakiondosha amajeshi mu kigobe rudisha amajeshi undi aravuga ati ngewe kwa kweri sinshobora kuhava nangira urukiko ndarutinya kandi nkoramo sinaza muri diziwiti oya nta nubwo ari diziwiti noneho hari uwarenze we agera muri penalty muri penalty ntabwo hari ayandi havara muri penalty ntabwo iyo hageze uba ugiye guteza ikipe yawe ibibazo ntabwo uba ugomba kugera gusatira ngo ugere aho baterera penalty uba warengereye abamenye ibyo ari byo ariko niba hari bidakinishwa ikipe wayoboraga warayiteye hejuru abafatanyabikorwa bose ukabirukana aba radio DC nibo ntuzabirukana ntibizakunda wabishobora ni benshi ahubwo ubu dufite ikibazo cy'uburyo mu masaha 3 bose tuzajya tubamamaza kuko barimo barinjira ari benshi kubera ko ni radio yumvwa cyane mu gihugu none se umuntu utamamaje ahantu hose radio irimo kumva aho ugeze hose radio irimo kumva umugore wanjye yahoze ambwira ejo bundi ati nagiye ku isoko mva mu iduka rimwe nsanga umugabo wanjye arimo aravuga ninjira muri kurikiyeho sanga umugabo wanjye arimo aravuga we ntazi bazi ibyo ari byo ati ninjiye ahandi numva urimo uravuga ngeze aho ndavuga se ikibazo niki bimeze bita abantu baragira ngo ndimo ndagenda nkurikiraho umugabo wanjye arimo avugira ati narinze ntaho nyuze hose urumva yarakubajije none se uwamamaza atamamaje aho yakwamamaza yaba yayobye kandi ikindi kandi ni bamaze n'igihe ntabwo myinshi cyane tugerageza kuvuga ibivugika ariko nyamuneka utazatuvugisha iyi ni gasopo yanyu utazatuvugisha ibyo tutakwiye kuvugira kuri radio kuko ubutaha niwongera gusa tuzinjira mu nzu reka tugarukire ku irembo ariko ubutaha tuzinjira mu nzu no mu byumba akubwiza ukuri hari ibidakinishwa nuko bimeze ntago agasuzuguro ari keza n'akamenyero ntabwo tuzabyihanganira rwose ntabwo wowe na task force yawe muzadutesha umurongo ngo tureke guha abanyarwanda amakuru tugomba kubaha ubuse uyu munsi ubushize yagiye kuri Twitter aravuga ati Karenzi w'ibihuha bigamije iki ndibuka nari natangaje ko chairman wa APR bidateye kabiri ukuri abantu barakubona ko ntigeze mbona asubira kuri Twitter ngo asabe imbabazi abanyarwanda avuga ati umuntu ibyo yavugaga yarabizi namwibeshyo ubuse ejo wiriwe wataka abantu nusanga hari abakinnyi koko batari muri iyo lokale bizagenda bite mbere yaho yagiye muri polisi yagezeyo se ahubwo yigeze agera muri lokale hari gusubiza ibintu utagezeyo ariko tugikomeza n'ikiganiro APR ibonye igitego gitsinzwe na Bizimana Yannick mu kanya hari nawe nkoko Juma Nizeyimana yari asimbuwe na Danu Sengimana Mohamed Mushimiyimana asimbura Sefu mu gice cya kabiri nyine cyatangiye na meruka mbabwira ko igice cya mbere cyari kirangiye ari 0-0 aho Rwabwingo yarakuyemo umupira ukomeye mu Muganza Isaac umugambo make rero nese yahereye Taifa Rafiki yako umuha ubutumwa umubwire ngo hari ibitakinishwa Rafiki yangu nawe katoroshye ahubwo noneho nawe katoroshye ko nahoze mbona no muri ahubwo hari ubutumwa mpaye ati ubu butumwa ubumpere Karenzi urumva ati nta na rimwe Amerika urumva Amerika yashatse gutera igihugu itagiteguje
Amerika yashatse gutera cyangwa nta na rimwe yashatse nyine ngira abanza ikagiteguza. Okay. yamuteguje nyine icyo mubwiye cyo mumenyesheje akavuyo yateje aho yari ari karahagije, ahubwo se ko numva ngo ntabwo azagateza hano n'ubwa nyuma ko numva ngo kajya hari muri fan club muri komite cyangwa se groupe irimo abayobozi ba fan club ndetse n'ubuyobozi, ariko ubundi ibyo bintu byaje bite ko numva ngo hakirimo ni message yandikaga ejo ngo zatejemo akavuyo bazishyizemo zitezamo akavuyo abafana ngo uko abayikore bari gufatana n'amashati. reka Perezida yaje arabunga ubwino buhari, ubu ni bwo butumwa yatanze perezida nyuma ya ziriya message wahoze ari perezida wa Rayon Sport yatangaje avuga ku bacamanza ndetse no ku kigo cyacu. Nongeye kubasuhuza komite, tubabajwe n'aya magambo akomeye kuri urubuga, ubwo n'amagambo ateranaga hagati yabo abahariya n'abahariya, urumva akomeje kuri urubuga kuva igihe mwavugiye mwambwira tumaze kubaka iki kuri Rayon Sport. urumva arongera arandika, ndabamenyesha ko tutazabihanganira ariko bw'ibi bintu. ijambo rya Muvunyi rishyizeho kwa net yari zaje ndishyizeho, urumva kugira ngo tugendere rimwe tunabivireho rimwe kuko imanza zo nyinshi. Ababwira ko bafite uburenganzira bwo gukora icyo bashaka hari kuri zira groupe, ubwo umuntu wateje akavuyo iki n'iki no kumukuraho. Ubwo urumva rero niba ibintu bikomeza bigaruka no muri Rayon Sport no mu banyamuryango no mu bayobozi b'amafani club biba ari ikibazo. ni hatari ntabwo turi butindeho kuko nkuko Karenzi yabivuze hari integuza, twabyita integuza ya butiki gasopo ni last warning mu cyongereza. Bishobora kuba ubwa nyuma bavuga ngo ariko nurenga izi mbibi ubwo hazaza ibindi. Rwose Karenzi ubaye uri umugabo wiyubaha, Karenzi ufite uburenganzira bwo kumutuka uko ushaka, ariko nutangira hari campaign ngo tubirukanishe kuri radio DC ngo urumva nituvuga ko abafatanyabikorwa badakwiye kujyayo ngo buriya bazabirukana. Ubuyobozi bwa hano wereye kuri nyiri radio na TV10 Nze Nyagahene ukagera kuri Deje Augustin n'abandi bazi neza akamaro kacu kurusha wowe ushobora gutekereza gutya. N'utabizi bo baricaye badutekerezaho ko tukwiriye gukora, ntabwo twabyirutse kuri aka kazi. Rero igihari ni kimwe ngo aba bantu bashobora gukora bagatanga umusaruro kandi umusaruro ukaboneka. Ntabwo tuzongera gufata umwanya munini twakabaye duha abanyarwanda basobanutse amakuru bashaka kumva. Ejo Amavubi azakina, aravuga ati muve kuri izo pomba, ati ntabwo urusaku rw'ibikere ruvuze nka kunywa amazi. Arumva ariko nanone ko bashaka imanza, wavuga ati izo pomba bashaka kumva imanza, ntabwo ibyo ni nk'ibimukerereza. Ariko Sadat noneho nkuvuge mu izina, niba ari iyo cheap popularity uri mu Rwanda no kubona, reka tukuvuge bwa nyuma, tukumenyeshe bwa nyuma ko tudafite umwanya wo kugutaho, kuko uyu munsi ntago tuzi ikintu na kimwe uyobora muri siporo, nta rwego na rumwe uhagarariye muri siporo ku buryo utangira kwataka abantu. Niba ufite ikibazo cy'ihungabana, hari inzego z'ubuzima zikwiye kugufata zikakwegera zikakuganiriza zikakujyana kwa Kabuga, byakwanga zikakujyana ku kirwa Iwawa aho abandi bajya bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. Ariko duha amahoro please, twubahe, ubaha akazi kacu, wubahe n'abanyarwanda, duha amakuru. Reka twigendere, sibyo? Reka twumve Paul Muvunyi. Ntabwo wowe polisi witeye hejuru, umugabo w'Imana Gasogi, umugabo wafashe umwanya we yubaka ibintu bye yiteza imbere, afite icyo agezeho, uririrwa umutesha umutwe. None watugezeho ko nta rwego uyoboye muri siporo, wacecetse ugakora ibindi, waretse abantu, wahaye abantu amahoro, uririrwa ubaririza. Karenzi anyuza hahise aracyagenda muri ya modoka isitya ya purake, wangira utese. Muri Rwanda ni amahoro, nta kintu ushobora gukora na kimwe. None se niba mwatse Rayon Sport nari mari muri Kigali Arena bamushimira, jewe nari mari agenda ashakisha imodoka ngo uracyagenda muri ya modoka.
wari uri muri iyo nama se bamugane ko kashe zari zaratewe za noteri z'imyaka 4 z'imituku nari mpari ariko ziteshwa agaciro ziteshwa agaciro nari mpari. ni gute icyo nacyo nzakibaza ariko ni gute impapuro zo kwa noteri ushobora kuba warasinye igihe ukazitesha agaciro kandi noteri aba yemewe reka rigeze biba ngombwa gute arigiye biba ngombwa ntabwo ari Karenzi, ntabwo ari Radio 10. Karenzi icyo akora na Radio 10 batanga amakuru, kandi for your information si wowe muyobozi wa mbere uvuye mu ikipe wenda nahombye. Ba Robert Rudatsimburwa barahombye baragenda, ntago wigeze wumva basakuza bavuga yashoye amafaranga ye menshi. Si wowe wa mbere itangaza amakuru rivuze ibitagenda akagenda. Dogora arimo arihingira ibigori, wigeze wumva avuga? Hari uwo twavuze kumurusha. Ariko ko kubanza ngo Dogori ngo bashaka umugarura muri Ferwafa. Urumva? Ntiyagiye. Arimo Gasingo jo bundi ntiyavuye. Ari kumwe nabira bakoro banyagirwa. Gasingo jo bundi ntiyavuye muri Ferwafa. Wigeze wumva ijambo rye sakuza abagabo Mzee Theodore muri Kiyovu. Abega warumva ari kinavuga? Theodore ntiyavuye muri Kiyovu, wigeze wumva yongera kuvuga? Turagusabye twubahira akazi kacu. Twebwe dutanga amakuru, abafata ibyemezo barahari. Si twebwe dufata ibyemezo. Kuko ni na kenshi tuvuga ibintu ntibinahinduke ntibinaveho. Abantu bajya gukuraho abantu babanje gusesengura bakareba ibivugwa niba ari byo cyangwa atari byo. Sibyo? Ibyo bihuha ushinja Radio 10 niwe watangije kubiduteza hano witwa ngo uri president. Utuzanira sheke z'amafuti ngo ni za Muhagiri, nyamara yagiye muri AS Kigali. Niwe watangije ibyo byose. Ariko siko rusha ntabwo n'icyubahiro afite kirataka iyo bari kipe hari nagihe ugera ukazagaruka kubera ko wayoboye neza, ariko urabona ko bukeye arusha kugenda yitesha agaciro imbere y'abafana ba Rayon Sport. None se uretse aho yayoboye neza ni ko ari byo nakubwiraga, aho yayoboye neza ni he? Ko nibyo ndimo nkubwira ngo ubutaha niyongera turarenga ku irembo. Ibyo ubundi twavugaga Sadati wo muri Rayon, ariko niyongera kurenga umurongo tuzavuga ibyo tutakabaye tuvuga, kubera ko ntabwo tuzemera ko umuntu akomeza kuyobya abantu yinjira muri business y'abantu abatesha umwanya, abatesha umutwe. Ntabwo bizakunda.